Hello guys, yeah, this is Kevin Technician. Good. Uyu munsi reka ntangire nshishikariza buri muntu wese utari wakora subscribe gukora subscribe kuko muri iyi minsi ngiye kujya mbashyiriraho utuvidewo turimo ubwenge bwinshi, turimo utuntu tw'ubwenge ushobora kuba wakoresha mu buzima bwa buri munsi. Mu gihe cyose uhuye n'akabazo ukaba uzi ko ugomba kuvisitinga Kevin Technician, ugasangaho igisubizo cy'utwo tubazo uba wagize twa hato na hato kuri telefone yawe. So mukore subscribe. Uyu munsi ikintu ngiye kubereka ikintu wakora kamera yawe ibaye itari gukora, cyane cyane kuri Airtel, a reason to imagine, cyangwa se ubu buryo ngiye kubereka nabwo buri supported cyangwa se bukora kuri ikosora smartphone, cyane cyane kuri zino telefone bari gutanga za 21. Buno buryo bukunda gukora. So rero murabona ko mu by'ukuri kamera yanjye ntago iri gukora. Kamera yanjye rwose ntago iri gukora. Utabizi ushobora guhita wirukanyura ukajya mu batekinisiye utangira gutekereza ngo telefone yanjye yabaye iki, kamera yapfuye, telefone yapfuye burundu ntizongera gufotora. Utangira kuvuga ngo ikibazo ni kamera yanjye, reka nze nshaka ukuntu ko nagenda bakantereramo aka kajisho. Watangiye gutekereza ko ino kamera ariyo yapfuye, nyamara mu by'ukuri ntago kamera iba yapfuye. Kuko murabona barakubwira ngo the app doesn't not have credential permission need to run, please check your permission setting. Good. Rero ikintu hano ukora, uraza ukajya kuri kamera yawe ukayikanda ukagumizaho. Iyo umaze gukanda ukagumizaho, uhita uza ugakanda hano handitse ngo app info, ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda uhita uza hano hantu handitse ngo force stop, uhita uhakanda. Uhita hano handitse ngo okay. Iyo umaze gukanda kuri okay, uhita uza hano handitse ngo storage and cache, ahangaha uhita uhakanda. Iyo umaze kuhakanda uhita uza hano handitse ngo clean cache. Iyo umaze kuhakanda, reka nshimire wowe turi kujyana step by step. Iyo umaze kuhakanda uhita uza hano hantu handitse ngo permission. Iyi niyo permission n'ubundi hahandi bavugaga kuri ya kamera, ugahita uhakanda hano handitse kuri permission. Iyo ugeze kuri permission urabona ko allowed permission, urabona ko handitse ngo no permission allowed. Uhita uza ukajya kuri kano gakamera ukagakanda, ugahita ujya kuri kano kantu ka mbere, ugahita wongera ukava ugahita kuri kano ka kabiri, ugahita ugafungura, ugahita usubira inyuma, ugahita uza no kuri aka ngaka, ugahita ugafungura ugasubira inyuma, ugahita uza no kuri aka ngaka, ugahita ugafungura ugasubira inyuma, ugahita uza no kuri aka ngaka, ugahita ugafungura ugasubira inyuma. Wamara gusubira inyuma byose ugahita ubikuramo. Ubu kamera yacu iba yakunze. So ubu tugeze muri verification, katujye kura nimba kamera yacu yakunze. Nibyo mabwira ngo tugeze kuri step ya verification yo kureba nimba koko ibintu twakoze byakunze. Reka mpite nshyira kano kantu hano, kano kantu k'agatara, ariko mpita mfotora ndebe koko nimba byakunze. Ndahita mfata telefone yanjye, nimara gufata telefone yanjye mpite mfungura kamera. Good. Murabona ko mu by'ukuri kamera yakunze. Good. Murabona ko kamera yanjye iba yakunze nta bundi bwenge binsabye. So nshuti yanjye, thank you for following my video. Nshimira buri umwe wese tuba twagendanye step by step, ariko hari n'abantu tugendana step by step ugasanga ibintu bakoze byanze. Good. Ushobora kuba
wanyandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukampamagara ubaye wakurikije step nakweretse bikanga. Ushobora gukoresha ino nomero wabaye wagize ikibazo mu nzira mba nakweretse. Anyway, thank you for following my video. You remember to subscribe, cyane cyane ku bantu batari bakora subscribe. Inshuti yanjye, nimba urebye video ukabona ko hari ikintu kwigishije, inshuti yanjye, ni ukuri ujye wibuka gukora subscribe. Thank you. This is Kevin Technician.